abahisemo kwibanira na Connection TV ndabashimiye cyane. Noneho mbabaza nti mumeze neza? Nanjye rero mumeze neza cyane, murabona yuko rwose hano nkeye, shati iragoroye bien. Mba ngomba kuza imbere yanyu rero nzi ko ndi imbere y'abantu mp'agaciro kandi nubaha. Noneho rero amafoto mumaze kubona hano imbere yanyu arimo abantu bayoboye icyama cyitwa AFC cyangwa se ihuriro ryitwa AFC M23. Mbere yuko batangira inama zabo babanza kuririmba indirimbo yubahiza igihugu cyabo cya Kongo, ndetse baba banahagaze imbere y'ibendera ry'igihugu cyabo. Ni ukuvuga ko bacyubaha kandi banagikunze. Impamvu rero mbazaniye aba bagabo nuko ku munsi w'ejo bakoze inama. Ni inama ikomeye cyane ngiye kugerageza gusesengura mu busesenguzi bwanjye cyangwa mu bitekerezo byanjye ibyo yari igamije kwiga, ibyo mbona ikwiye kuba yarizeho, nubwo wenda ibyo bizeho tuzashyira tukabimenya. Iyi nama yabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 22 Nzeri 2025, yabereye mu mujyi wa Goma. Ubwo ni umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, igice kiyobowe na AFC M23. Noneho yari igizwe cyangwa se iyobowe n'umuhuzabikorwa wa politike ushinzwe ihuriro ry'uruzi rwa Kongo. Burya AFC nicyo bivuze, Alliance Fleuve Congo. Ubwo nibo bazi impamvu bayitiranyije na ruriya ruzi. Ubwo rero kuba barayitiranyije na ruriya ruzi rwa Fleuve Congo, ngira ngo rwerekeze Kinshasa cyangwa se ruri muri Kinshasa, ruzenguruka kiriya gihugu cyose, bifite icyo bivuze. Ntabwo Alliance Fleuve Kivu, ntabwo Alliance Fleuve Kivu zombi cyangwa se Fleuve Nyiragongo. Kuba barayitiriye Fleuve ni ukuvuga yuko hari icyo bivuze, bagomba kuruzenguruka nk'uko ruriya ruzi narwo ruzengurutse Kongo. Ubwo abasobanukiwe na Fleuve Congo muze kumpa komenti, ndazikunda cyane ndanazemera. Noneho inkuru iteye ite? Umuhuzabikorwa wa politike ushinzwe ihuriro ry'uruzi rwa Fleuve Congo AFC bare M23 bateraniye Goma mu nama idasanzwe yo kubaka ubushobozi bw'imiyoborere mishya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kantu reka ngasurinye tuze kugatindaho. Iyi nama yo ku rwego rwo hejuru yari ihuje abayobozi bose bakomeye ba politike b'umuryango wabo AFC bare 23, bari mu muhuzabikorwa Colonel Nanga Yobeluwo. Iryo zina rye naryo ryiyongeraho abamwungirije babiri aribo Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki. Hakaba kandi abanyamabanga bahoraho barimo Benjamin Mbonimpa, wa wundi ujya guhagarira iki cyama Idoha muri Katari, ndetse na Derion Kimbulungu. Aba nibo ba coordinator bombi, coordinator mukuru n'umwungirije, ndetse n'abayobozi b'amashami y'itumanaho, imari ubukangurambaga, abahagarariye umugaba mukuru w'ingabo z'impinduramatwara muri Kongo ariyo ARC, ba guverineri bombi bo mu majyaruguru, ubwo ni ukuvuga Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo,
hamwe n'abadepite babo nabo bitabiriye inama yabereye i Goma. Iyi nama yo ku rwego rwo hejuru yanyeretse ibintu bigera muri 5. Iyi nama uroye uko aba bagabo bahagaze n'uburyo bambaye, aba bagabo bigaragaza yuko ari inkorokoro, ni abagabo b'inkorokoro rwose b'ibigango kandi b'abanyabwenge. Bigaragara yuko ari n'ababosi bafite amafaranga. Noneho bigashimangira ugukomera cyangwa se kutajegajega cyangwa se kudatsimburwa kw'icyama cyabo n'igisirikare cyabo. Ikindi, aba bagabo bahagaze batya ushobora kwibaza ngo bishingikirije iki cyangwa se bizeye iki. Aba bagabo bigaragara yuko mu by'ukuri aho bafite ubwaho ari igihugu, noneho kandi bakaba bashaka igihugu. Niba bavuga yuko kubaka ubushobozi bw'imiyoborere mishya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubushobozi bw'imiyoborere mishya ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukubaka ubushobozi bw'imiyoborere mishya muri Kivu ya ruguru cyangwa se muri Kivu y'epfo. Ni ukubaka ubushobozi bw'imiyoborere mishya mu gihugu cyose. Bivuze ko igihugu cyari kirimo imiyoborere ipfuye. Kandi nibyo bahora babitubwira mu speech yose bavuga. Noneho aba bagabo kuba bagifite byibura 1/24 cy'igihugu, bakaba batangiye gupangira igihugu cyose. Ibi nabyo bifite icyo bivuze kandi bafite aho babikopera. Aba bagabo kuba bafite amahirwe yo kuba baturanye n'igihugu cy'u Rwanda, aba bagabo mbona byinshi hafi ya byose bashobora kuba bafite umuntu ubaha amahugurwa cyangwa se banyaruka bakigira ku Rwanda nk'uko twajyaga tubivuga kera, nubwo umukuru w'igihugu yaje kubitubuza ngo ntitukirirwe turirimba ngo baza kutwigiraho kandi kugeza ubu ngubu icyo batwigiraho kitaraboneka. Ariko aba bagabo nkeka yuko nka guverineri Bahati biroroshye kuba yanyarukira i Karongi, aho icyicaro cy'intara y'Iburengerazuba kiri, akaba yaganira na guverineri noneho akamwigiraho imiyoborere. Aba bagabo kuba baturanye n'u Rwanda ndetse abari mu gisirikare cyabo abenshi baranatojwe n'u Rwanda, baranarwananye n'ingabo z'u Rwanda, bigaragara yuko byinshi bari kubyigira ku Rwanda. Kuko niyo witegereje speech cyangwa se imbwirwaruhame rya General Sultani Makenga, usanga neza yaramize amagambo ya fande wacu hano mu Rwanda. Niba reba amavideo ye, ariko nta kuntu wananirwa kwigana umuntu waguhagaze imbere aguha amabwiriza yo kujya ku kazi cyangwa uvayo. Umunyamakuru umwe igihe habaga kubara inkuru nukurarira, nibyo bigomba kubaho kugira ngo inkuru ise naho igira ireme. Umunyamakuru umwe igihe habaga press conference ya buri kwezi hano mu Rwanda y'umukuru w'igihugu hariya muri village Urugwiro, jewe nabaga nyikurikirana kuri televiziyo. Noneho kubera yuko iriya press conference bwaracyaga ubishinzwe akohereza email kuri buri gitangazamakuru, noneho buri gitangazamakuru gigahitamo umuntu uri bujye muri iyo press conference. Jewe radio nakoreraga hari abantu bo muri newsroom, radio flash, abantu bo muri newsroom kandi dufite witwaga Sabato, niwe wajyaga muri press conference, cyangwa se undi ntabashije kwibuka neza, abo niba imodoka yatwaraga bakajyayo. Noneho wasangaga abo mu bitangazamakuru byandika bo ahubwo nyiri igitangazamakuru ari we wohereza email ashaka kwigirayo ubwe ku giti cye.
noneho ahubwo bari bamaze no kubihindura akavuyo, ugasanga umunyamakuru yatsabye umuntu amafaranga ngo icyo kibazo cyawe ufitanye na meya runaka, icyo kibazo cyawe ufitanye na runaka, ufitanye n'umudepite, ufitanye n'umusirikare, ngo kimpe nkibike, ninjya mu nama ya perezida nzakivugirayo. Noneho ugasanga inama yabaye akavuyo, buri wese arazana ibirego byageze naho umwe abwira perezida ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ngo baravuga ngo turasa, undi nawe arakumanukiye. Udukoryo twinshi twabagamo muratuzi, twa Celestin ntawirusha amaboko, wavuze izina rye perezida akaryumva nabi akavuga ngo ni ntawuhingisha amaboko. Hari n'undi wavugaga ijwi nk'iry'abagore, noneho yavuga ni Edi Mwerekande. Abo ni inshuti zanjye, Celestin we yaritahiye. Edi Mwerekande, noneho perezida yareba umugore avuga ntamubone, aramubwira ati ariko nari ndiho nshakisha umugore uvuga namubuze. Noneho abari bayoboye ibitangazamakuru murabizi ukuntu byari bimaze kumera, mwatangiye kubiriramo. Noneho umunyamakuru umwe abaza ikibazo cya fake, perezida aramusubiza, nawe aramusubiza rwose, ubona yuko umunyamakuru yagayitse. Noneho aje ndamubaza ariko se sha wowe nka kiriya kibazo wari wagiteguye, byibura wari wanacyanditse, kujya imbere ya perezida wa repubulika gufata mikoro gusa kubera wamanitse akaboko kagahera mu kirere, bagupfa agasoni bakaguhereza mikoro, buriya kujya hariya agomba kwitegura, byibura buriya wumva yuko wagaragaye neza. Noneho aransubiza ngo wowe Viateur ntabwo ushobora kujya muri iriya nama imbere ya perezida wa repubulika. Nawe ntumva rero wa mugabo we, uriya mugabo namuhagaze imbere inshuro 3 ampa amabwiriza yo kujya ku kazi cyangwa tuvayo, ntabwo najya kumuhamagarara imbere. Naramubwiye nti namuhagaze imbere mfite semugi aduha amabwiriza yo kujya ku kazi cyangwa se tuvayo atubaza uko hari yari imeze, ntabwo namujya imbere n'agakaramu ngiye kumubaza ubusa. Cyakora yumvishe yuko muhamije ahita mvaho. Noneho rero sasa icyo nashakaga kuvuga ni iki, bariya abantu bose bayoboye urwego rwa M23 cyane cyane urwego rwa gisirikare ARC, bahagaze cyangwa se banyuze imbere ya fande, imbere nyakubahwa perezida Paul Kagame cyangwa se n'abamuri bamwungirije bari bakuriye inzego z'igisirikare muri RPA, amabwiriza yakamanuka kabageraho, akaba ari nayo bagenderaho ubu ngubu. Noneho bano bayobozi rero bo ku rwego rwa gisivili na politike, nabo byanze bikunze kuba baturanye n'igihugu cy'u Rwanda. Icyo nzi cyo, nubwo bataza mu Rwanda ariko baricara bagatekereza bati dukore iki gihugu cya Kongo tugomba kugipangira hakiri kare, byibura tukazareba yuko igihe tuzaba tugifite twazakizamura nk'uko u Rwanda ruzamutse mu gihe gito. N'ikiyo nama ivuze, kubaka ubushobozi bw'imiyoborere mishya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwumve yuko ari igihugu cyose. Kereka niba waduhaye inkuru hari uburyo nawe yashatse gutubura, ariko mpamya yuko nabo mu biganiro baduha icyo gufata igihugu cyose nicyo bagambiriye. Noneho urundi rugero wenda natanga cyo kuba bafite igice gito cya Kongo ariko bakaba batangiye kuyipangira yose, nabifatira ku rugero rw'u Rwanda. Jewe ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kugera mu genero headquarters za RPA ariya ku Murindi aho Fande PC yari akambitse, ariko mu bwenge bwanjye nigeze kubikoramo n'ikiganiro kuri radio, ubwo twendaga guhindura itegeko nshinga ryakuragaho ya ngingo y'ijana, niba ari 101 tumaze kubyibagirwa, yamubuzaga kwiyamamariza manda yindi. Ya ngingo twateye ishoti hano mu nteko ishinga amategeko, hanyuma ubu tukaba tugifite amahirwe yo kumugira. Noneho naravuze muri icyo kiganiro nti umuntu wicaye muri iriya ndake yo ku Murindi imyaka 3
abandi bari mu ma etaje nayo ya ntayo, kuko mpamya ko mu Rwanda nta etaje irengeje nive enye yari ihari. Niba hari uyiza yimbwire. Ariko ubu noneho nkaba nsigaye nca iruhande rw'ama etaje nkararama nkazunga isereri nkenda kwitura hasi kubera uburebure bwayo. Hakaba hari n'izo ntashobora kugeramo kubera esanseri zinyirukankana, nkasigara nzunga isereri kubera kugera hejuru mu kirere. Ayo ma etaje ya ntayo bari bicayemo, undi ari mu ndake panda 3 ans. Noneho imipango yahapangiye umunsi ku wundi kugira ngo abashe kuyishyira mu bikorwa yose muri kino gihugu, byibura byamutwara imyaka ingahe kugira ngo imipango yapanze mu myaka 3 apangira igihugu yicaye hamwe atuje, byibura kugira ngo ayishyire mu bikorwa wamuha imyaka ingahe yo kugira ngo abayishoje. Telefone nakiriye abaturage bo ubwabo baje bahamagara bavuga bati kereka byibura imyaka 30 nibwo byibura yaba arangije, byibura buri mwaka umwe wo mu ndake ukawubarira imyaka 10 nibwo yaba bishoje. Noneho kugeza ubu ngubu tumaranye 14 hafi 15 n'itandatu ibikorwa amaze kugaragaza si iby'igihe gito nk'icyo. Harya ya myaka wa muturage yasabye ayishoje, dore ko wagira ngo nahanura birasa naho bizahuriramo. Tuzaba tumaze kugera ku bingana iki? Noneho aba bantu nabo bo muri Kongo AFC iki gihugu batangiye kugipangira hakiri kare. Abantu babibona kimwe nanjye mumbabarire, muze kunyandikira muri comment, ubu noneho nzihangana nzisome zose. Noneho abo birya mu matwi namwe mwandike ndazisoma rwose. Nababwiye yuko kunuka ni nko kumpa isaruti mumbwira ngo jyamba fande viateur, ibyo biranyohera cyane. Ariko bibaye byiza mwanabireka kuko mumaze kumva yuko ntacyo bintwaye. Noneho rero aba bantu bo muri AFC M23 iki gihugu batangiye kugipangira hakiri kare. Ese imipango yabo ushobora kumbaza utese viateri barapangira igihugu batarakibona, ubundi nukubiza. Kandi noneho gupangira iki gihugu cya Kongo bahereye ku miyoborere hari icyo bizeye. Nuko bizeye ko kubijyanye n'igisirikare icyo cyo bamaze kucyubaka. Igisirikare bamaze kucyubaka, igisirikare baragifite. Ni nayo mpamvu bavuze yuko ntabwo M23 izinjizwa muri FARDC, ahubwo FARDC yo ARC ntabwo izinjizwa muri FARDC, ahubwo FARDC yo ijinjizwa muri ARC, kuko bo babona yuko ari cyo gisirikare cy'igihugu cy'umwuga nk'uko bamaze kubitwereka. Aba bantu rero wambaza utese izi si inzozi barimo byahe? Izi ntabwo ari inzozi barimo. Aba ngaba rwose ntabwo tuziranye muri aho hose nta nunzi. Ariko noneho ngewe ndeba kure. Nicyo gusesengura bimara, nta shuri ry'ubusesenguzi rihari. Ubusesenguzi ni ibitekerezo by'umuntu. Niba wumva nkugezaho ibitekerezo bipfuye, ubwo nyine ni kubibona. Ariko niba wumva yuko ibyo mvuga bifite logique, bifite ishingiro, ubwo wowe turi kumwe. Kandi kuba bazabigeraho nanjye ariko mbitekereza ntabwo ari inzozi kuri twe. Kubera impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, koko kiriya gihugu kimaze gupfa mu miyoborere. Kiriya gihugu kimaze gupfa mu gisirikare. Kiriya gihugu kimaze kwangirika. Niba aho kugira ngo umurage uturutse hejuru buke wakwiriye hose, ahubwo ukaba uturuka ibuvira ukagera ikinshasa, imyigaragambyo igahera uvira, aho wazarenda bahagarika ubuzima bw'igihugu cyose, bw'igihugu cyose cyangwa se intara yose, bugacya bikazamuka, ikipe yatsindwa abantu stade bakayihindura uburere, bugacya wari minisitiri w'ubutabera
Mutamba yajya kuburana hakagira igikundi kijya gukambika iwe, yajya gusomerwa bagahurura umujyi wose imbunda zikavuga, bwacya mu nteko ishinga amategeko bagapfa ibiryo, bagatangira kwirukankana minisitiri nako perezida w'inteko ishinga amategeko, bikarangira bamuhiritse. Ubwegure bwe mwamubonye, Vitali Kamere deja tombe wa mugani, byarangiye ubu ntakiri perezida w'inteko ishinga amategeko. Uyu nawe ahubwo ejo bundi baraterana bamukuraho ubudahangarwa, nawe batangire bamushyidikane. Gusa numvise bimwe mu byo bamushinja harimo ko ngo yababuzaga gukurikirana imikorere ya guverinoma, yitambikiraga abagize guverinoma. Aho wenda niba yitambikiraga abagize guverinoma kugira ngo ibikorwa byabo bidakurikiranwa, umenye hari abamuri inyuma. Imyigaragambyo cyangwa se ibipfusi byavugiye mu nteko ishinga amategeko, abadepite barwanira inkomoko ye, bapfa inkomoko ye. Nababwiye yuko mu minsi mike no muri guverinoma murahasanga bombori cyangwa yegere. Nuko rero kabe gato kabe mu kabindi, reka dusangira ako ngako. Noneho ibiganiro birahari. Nababwiye yuko Kinshasa izajya gufatwa twaravuze byinshi, kandi noneho aba bagabo batangiye kuyipangira bakicaye hano i Goma, kuyigeramo ntabwo ari inzozi kuri bo. Nababwiye ko General Kabarebe yahagenza amezi 7 muri 1996, muri 1998 byari bimutwaye iminsi 27 gusa yageze Kinshasa. Noneho bano nabo biba amezi 2, biba 3, umwaka umwe, 2, 5, 6 wameanza panga. Mwirirweho.